Tubanze tunyarukire mu burengerazuba hariya ku Nkombo hari urubyiruko rugaragaza ko ikoranabuhanga ritakiryo Kigali cyangwa se n'ahandi no ku Nkombo ryahageze. Mugenzi wacu Theogene Twibanire yarabasuye ni muri cyaje twise iwacu. Turagaruka nyuma iwacu tujya muri cya gice tuganira ku makuru yaranze icyumweru. Ikoze mu byuma bisanzwe bino bya made in Rwanda dukoresha dusudira inzu. Urwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Pierre ku kigo cya Nkombo turi mu cyumba wagereranya na laboratoire. Abona ifite amapine yo nasanzwe isheni nayo niyo twaguze. Abanyeshuri babiri Nige na Theogene na Ndayisenga Samuel biga mu wa gatanu w'ubugenge ibinyabutabire n'ibinyabuzima PCB bamaze igihe gito bagerageje gukora moto bifashishije amabati, ibyuma by'ingunguru, insinga n'ibindi. Twayikoze tuza ku ishuri tukirangiza ibihe bya Covid, ariko turi mu rugo twayitekerezagaho tukayigaho kuri internet tugakora ubushakashatsi dushyitse hano ku ishuri duhita dushyira mu bikorwa. Turi babiri twabonaga ku makuru buri gihe kuri televiziyo Rwanda igihugu cyacu gishishikariza abantu guteza imbere innovation mu guhanga udushya ndetse gishyira imbaraga mu gukora moto ndetse n'imodoka zikoresha amashanyarazi kugira ngo tutangize ikirere. Ndetse nyuma yo kwiga twigishijwe n'abarimu bacu ibyo twize tubihuza n'ibyo twabonaga leta yacu idushishikariza, niho twagira icyo gitekerezo turavuga ati ese twe niki twakora kugira ngo tugene mu mujyo umwe n'uwa leta yacu n'ibyo leta idushishikariza. Ni moto ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 4 kandi ntikoresha essence. Ifite umwihariko wayo. Umwihariko wa moto zacu wa moto yacu nuko iyo ikoresha amazi n'umunyu. Iyo twasizemo litiro 2 z'amazi tugashyiramo n'amagarama 25 y'umunyu, icyo gihe tubasha kugenda ibirometero 4. Kuko iyo tugenda iyo iricaginga ntago bisaba kongera kujya kwicaginga iyo umuriro washizemo, ko ntago umuriro ushiramo kugenda yicaginga kubera retenateri twashizemo. Rero hari ubusanga hari retenateri ifite imbaraga igura nk'ibihumbi 150 wenda. Aba bana bavuga ko bayikoze bagendeye ku masomo biga mu ishuri, bayikora nka kimwe mu bisubizo ku kibazo cyangirika ry'ibidukikije riterwa n'ibyotsi bituruka mu binyabiziga. Kandi ikindi bikaba bitanduza ikirere, mu gihe izindi usanga ziri gure kuri ibyotsi ugasanga n'ubundi biri kwanduza ikirere. Kandi turabizi ko ahantu hose wagenda amazi araboneka kandi n'umunyu urahendutse. Muri urwunge rwa Mutagatifu Pierre kandi abandi bana babiri Ishimwe Marie Louise na Gisubizo Eli bakoze ATM automatic teller machine, cya cyuma kibikuza amafaranga, bakaba bifashisha telefone mu kubikuza. Amabwiriza ugomba gukurikiza. Hano niho bahanditse amabwiriza ugomba gukurikiza. Barabikuza uremeza. Yego. Ubu rero ntegereje ko amafaranga asohoka muri ATM machine. Maze kwemeza ubu mukangiye kubona amafaranga hano, hanyuma nje kugura ibirayi by'abana. Bisaba kanya gato kugira ngo amafaranga aboneke, ariko nizeye ko ngiye kwabona. Ubwo butumwa murabwumvise? Ubwo butumwa n'ububanziriza ko amafaranga agiye kuza. Amafaranga nyinganda yabonye muri ATM machine y'abana ku Nkombo. Banciye amafaranga 100 kugira ngo umuntu abikuze, sibyo? ATM mubona yifashishwa ku bantu babikuza haba mu miji cyangwa se mu cyaro. Nicyo gitekerezo twagize tugeze hano ku ishuri tubisanishije n'ibyo twiga. Ibi byuma iyo bigize ikibazo barabyikorera mu kanya nka ko guhumbya bo bwabo.
Ntibeshya Samuel, umwarimu bigisha isomo ry'ubugenge physics, ari naryo bavomamo ubumenyi, arahamya iby'ubumenyi bwabo washingiye kuko ababona no mu ishuri. Shingiye ku maproje yabo ngenda nakira, nabanje kwakira iya hydrobike, ubukurikiyeho abandi nabo banzanira project ijyanye na ATM, ndetse ubu ngubu tuvugana ubu ngubu nubwo itarajya hanze, mfite n'izindi project zigeze kuri 3 zabo maze kwakira bariho bakoraho. Ngiye nkagenda mbahereza ubujyanama, mberekera ati hariho iyi principe ya physique bijyanye n'iyi principe yo muri chimie, kugira ngo bagumye bacukumbura bakora ubushakashatsi, dore yuko uko biri kose n'igihugu cyarabafashije. Ubu bafite ntuze connection ya internet itagivaho, bakagira na laptop bahawe. Ibyo byose rero birabafasha, nanjye nkabahereza ubujyanama. Project mfite ntago ari iyi moto gusa, ntago ari ATM bakoze, mfite n'izindi 3 turi gukoraho. Igice cyo cyose ububona yuko bafite ibintu bashaka kugeraho bahuza n'amasomo biga. Abana biga muri urwunge rwa Mutagatifu Pierre si ubwa mbere bagaragaje ubuhanga. No mu minsi yashize bakoze imivinyu, hari umuvinyu witwa NKOMBO wine, amasabuni, ndetse nabo batanze izina ry'icyogajuru, icyerekezo u Rwanda ruheruka kohereza mu isanzure. Mu murenge wa Nyakabuye naho n'ubundi muri kano karere ka Rusizi, umwana witwa Bavuginyumvira Emmanuel yakoze radio ayiha imirongo ya FM, ndetse akora na telefone ahamagaza abo mu muryango we atagombye gushyiramo amafaranga. Intumbero yanjye no kugira ngo mbashe kuba nakora ibishobora kugira igihugu akamaro, ndetse nanjye bikaba byangirira umumaro. Saba ko banshyigikira bakaba bamfasha mu byo numva. Ishuri rya electronique nize komeye kugira ngo yikurikira ni Emma Radio mu muziki mugena mu. Izi zose ni impano ziri mu bana kandi saba gusa. Padiri Sengumuremyi Sirasi uyobora urwunge rwa Mutagatifu Pierre ruriho abana bakoze moto, avuga ko icyo ishuri rishoboye cyose irikibafasha. Icyakora ngo icyo ntigihagije, avuga ko aba bana bashobora gukora byinshi baramutse bitaweho ku rwego rwisumbuye. Impamvu bitarenga hano nuko tutarabona ubuvugizi buhagije ngo ibyo dukora bimenyekane no ku isoko mpuzamahanga. N'ubushobozi bukiri hasi bituma ikintu bakoze ko niba abana urya hawuzi ngiriya moto ubona n'amatibe, zino tibe za 20 bakozemo n'amabati bakoramo inzugi. Urumva bwabyo ntabwo babishamaje ubireba. Umunsi abanye ubushobozi bakora ikintu gibasha gusohoka, tugiye guhangana ahubwo n'Ubwongereza ko nibo bwakoze moto zitwarwa n'amazi. Ariko ko mwabyumvise banayivuga, moto yacu ifite umwihariko kuri inzu y'Abongereza. Umunsi rero tutabashe kubona buvugizi bikamenyekana, tukabona ubushobozi kugira abana bashobora gukora ibintu bifite ireme ryuzuye, bakomeza kongererwa ubumenyi, tugiye guhangana n'abandi bakora ibitandukanye ku isi. Minisiteri y'Uburezi iravuga ko aba bana bagomba kumenyekana, bagashyigikirwa, impano zabo zigakura kandi zikabyara umusaruro ahazaza. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye Gaspard Twagirayezu avuga ko hari gahunda yo kubahuza n'ibigo bihanga udushya. Nicyo rubaje cyo kubakurikirana, aho ngaho haracyakeneye imbaraga nyinshi kugira ngo tube twafata abo bana, dushaka uburyo bakorana na innovation centers ziri kugenda zivuga no hirya kugira ngo hano mu gihugu kugira ngo babe bafashwa, kubera ko haba hakiri urugendo hagati y'icyo umunyeshuri akoze no kugira ngo kibe wenda cyakoreshwa. Ariko akenshi icyo kiba kigamijwe kuri uru rwego, ahubwo ni ukugira ngo abo bana bafashwe, kubera ko niba bashobora kwigana iyo bakigana n'ibindi, abibaza ko mu by'ukuri baba bafite iyo nyota yo kumenya. Iyo nyota rero niyo tuba dushaka kugira ngo dukomeze dushyigikire, hanyuma abo bana bakaba bashobora no gukora ibindi. Ariko aho ngaho turacyakeneye gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo abo bana tuba twamenye dukomeze no kubaherekeza. Icyambere gisabwa kugira ngo ibintu byacu bigere hose ni ubushobozi. N'ubushobozi hari ubwo twifitemo, ubushobozi twifitemo n'ubumenyi nibwo bwibanze. Ariko iyo budafashijwe buguma aho ngaho buri, ntacyo bugeraho ubwo bumenyi. Rero icyo dusaba ni ubufasha buturutse ku nzego zitandukanye, zaba iza leta, abikorera ndetse n'abandi. Uwumva afite umutima wo kudufasha kugira ngo tugire icyo tugeraho. Umwana w'Umunyafurika, umwana w'u Rwanda,
ashobora kugera kure, ashobora kuvumbura ndetse yanakemura ibibazo bibangamiye rubanda. Inzego zitandukanye ziracyafite umukoro wo kumanuka mu cyaro zigashakisha aba bana bafite izi mpano. Theogene Twibanire, i Rusizi. buriya hari ikintu padiri avuze ngo ahubwo twahangana n'Ubwongereza kuko aribwo bwakoze moto y'amazi, ariko twe dufite akarusho kubera ko ijyamo n'umunyu. Ntabwo ushobora kumva ukuntu abantu basoma hano ndimo gushakisha izindi innovation nagiye mbona zimeze nk'izi ngizi, ariko simenye irengero ryazo. Nyine ntago ari uvuga ngo nuko umuntu aba yakoze ibintu wenda bihambaye, ariko abantu barumva ubwo bushobozi umuntu yifitemo n'ubushake no gutekereza ngo bakurikirane barebe ikintu cyavamo. Ikintu kijya kwitwa igihambaye ugira ngo ryari tujya kwita Bill Gates, nyine umuntu wakoze Microsoft, ko ari umuntu uhambaye kuko twamaze kubona ko ikintu gikomeye, ariko agitangira ibyo bintu mu bitekerezo ntari kubyita ibintu bihambaye. Ibintu byitwa revolution industrielle twize muri za segonderi. Revolution industrielle ntabwo abitwa ni James Watt wakoze machine à vapeur bwa mbere, bantu tuvuga ngo bakoze ibintu bihambaye, batangije iyo mpinduramatwara mu by'inganda ku nshuro ya mbere, n'ubu ngubu bikigenderwaho. Ntabwo dayeri bari kuri uru rwego rw'aba bana bo ku Nkombo, ariko namwe nimutekereze nyine umuntu mu bumenyi duhabwa turabuzi rwose mu mashuri yacu hano mu Rwanda, n'ubushobozi dufite mu bya science n'ibindi byose, ariko murebe nyine abana ibitekerezo bariho, ibintu batekereza kugeraho urwego biriho ukuntu bingana. Aricara akiga physique bakamubwira ukuntu moteur ikora, ukuntu ishobora kugira imbaraga zingana gute ku kintu cyose wakwifuza byanditse, we agahita agira igitekerezo cyo kuvuga ngo kuki nge ntakora, no gutekereza ngo kuki nge ntakora moto. Ni kwa kurenga ya myumvire. Hari ibintu bitatu umukuru w'igihugu yavuze u Rwanda rwahisemo, harimo ikintu cyo kureba kure, ntekereza ko kijyana no gutekereza nanone kure. Umwana bahise atekereza kureba kuki, ubundi kuki nge ntakora moto. Niba banyeretse ukuntu moto ifonctiona mu byo nifitiye hano, kuki ntakora moto. Kandi abenshi mu bagiye biga izo za physics, chemistry, n'ubutabire n'ubugenge, hari igihe tubibona nk'ibintu nyine teori, kubloka ibyo abandi bavumbuye bikarangira nyine mwarimu akabimbaza nkabisubiza. Abantu bakubwira ngo gihe hari abo twiganye za shimi mbwira ati bya formule byawe bimaze cyatumariye iki. Cyakora byari byinshi byashimye. Byari byinshi nyine, ariko buriya umuntu yihitiramo ibyo abona yumva neza, ibyo abona byamubyarira umusaruro. N'ubundi n'abana bana turebye biga byinshi. Reka ngewe ikintu numva cyaba gikwiye nyine ni ukurambagiza izi mpano hakiri kare, n'ukuri hakiri kare. Noneho nk'aba ngaba nge ndibuka uyu wakoze radiyo nawe w'i Rusizi ntabwo yasabaga ibihambaye, mbone ishuri rya electronique nike, ese yararibonye, mbaza twibanire n'abandi mwabikurikiye, by'umwihariko inzego bireba. Nabonye yanavugishije n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Bwana Gaspard Twagirayezu. Izi mpano iyo itangazamakuru naryo ryabashije kuzigeraho zikurikiranwa zite? Ko twibuke ntabwo ari nkeya, ntabwo ari nkeya. Hari uwigeze kushushanya convention mu byondo ahari no mu biki, bamuzana kuyimwereka amaso ku maso atarayibona, niba byararangiriye aho. Hari iza twa innovation twinshi tugenda tubona, ubona ko bikwereka umwana impano ye, wakabaye umufasha gukuza hakiri kare, akavamo umujeni, akavamo umuntu uhambaye. Kuko umwana utekereza gukora telefone gutya agakora radiyo, birakwereka ubushobozi yifitemo bwo gutekereza n'icyo wakabaye abaguhaye aho uhera ngo mufashe mugendane muri urwo rugendo. Erega
ntabwo byagakwiye kumara imyaka 5 tugasubira kureba uriya mwana Emma yitwa Emmanuel wakoze Emma ufite Emma radio ugasanga nyine nta muntu n'umwe wamwegereye cyambere aba yaramaze guca intege biba biteye isoni ku gihugu kugira ngo unless ushobora kumbwira ngo twaramwegereye nyine aratunanira ushobora kuvuga uti umwana yarananiranye ntabwo akozwa ibyo kuva iwabo ntakozwa ibyo ariko ntabwo umwana yaba ari yirirwa fabrika bino bintu arwana nabyo telefoni ahamagaza ashaka bikombine n'ibitsinga n'ibiki telefoni igahamagara radiyo ikumvikana muri karitsiye ngo nta n'amafaranga agenda kuri ya telefoni ariko abantu ntibarebe nyine izi bricolage z'umwana bumve the spirit behind it hari ndavuga ngo iki hari intekerezo afite zikomeye zo gukora ibihambaye kandi uburyo bwo kugira ngo abigereho kuko biragaragara ko umwana deja hari icyo azi deja hari icyo ashoboye icyo asaba icyo yakabaye afashwa ni ugukuza ibyo bimurimo ibyo yifuza ariko kandi ikindi wenda tunasoza duhereye ku rugero rw'ahangaha turimo tuganira ku nkombo nyine abantu bumve ko ku nkombo hatakiraho batekerezaga ku nkombo se niba abantu bumve ko aho hantu turi kuvuga ari ku nkombo hajyaga havuga ukuntu hajyaga hatekerezwa ukundi bumve ko ariho hari izi mpano zikomeye ubundi nabonye n'ibirwa byo muri Burera warabibonye kirwa cya mbere yitwa kirwa sinibuka n'ikindi kuntu cyitwa hari ahantu uvuga uti rwose mwakoze kutujyanayo shimire hari muhirwa na timu ya Musanze batujyanye kuri biriya birwa by'i Burera wabonye ko harimo ikirwa kimwe ubona ko kikiri inyuma mu iterambere hari abandi bafite uko bamaze gutera imbere ariko ntekereza ko n'inzego zabibonye nabonye n'ubuyobozi babamuritse buriya kaba kabaye ntago bicira ariko rero murabona ko nyine mu Rwanda hari impano zikomeye nyamuneka abayobozi mufite mu nshingano ntituzagaruka nyuma y'imyaka 3 aba bana nk'aba ngaba tutababona sinzi icyo muzamwara maze muri izo nshingano muzaba mumazemo iyo myaka 3 namwe ejo muri National Police College i Musanze harimo habereye ibiganiro bikunda kugaruka bihabwa abanyeshuri biga muri ira shuri rikuru rya polisi y'igihugu riri i Musanze muri NPC niho Minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation Ingabire Paula yavuze ku bana nabo biga inyabihu biga mu kigo kitwa Rwanda Coding Academy abana mu mvugo ya kiyahite baba ngo nabakoderi b'abaprogrameri abana bibera mu makode bibera muri code ya mudasobwa bakora za porogaramu za mudasobwa n'ibindi bijyana nazo abana impano zabo zarambagijwe n'ubuhanga bwabo ko bashobora gushobora ibyo bintu ariko n'ubushake babifitemo hakiri kare bakaba bashobora kujya gutangira umwaka wa mbere aho kugira ngo umuntu ajye muri bimwe twita ngo combination cyangwa twitaga section kera gukurikirana ishami runaka iyo urangije icyiciro rusange troncome cyangwa se O level ugiye mu cyiciro gikurikiyeho aho kugira ngo ujye gukurikirana ishami runaka ugiye mu wa 4 abana bagahera mu wa mbere ari abakoderi bari kuri code Minister Paula yararimo avuga ati aba bana ni igisubizo gikomeye ku bintu bijyanye n'umutekano mu by'ikoranabuhanga kubera ubumenyi bafite n'impano zabo bikongeraho n'igihe batangiriye kubyiga ubundi twari dufite abantu b'abaprogrameri bose murabizi ko mwatangiye kwiga code mugeze muri kaminuza
urumva rero umwana ukimara kuva muri primaire agatangira aho yagatangiye segondere agatangira abagifite ibintu twigaga byo kuvuga ngo byo kwafisha ngo hero wadi bisirayidinga ibintu biriya byo abana bitangiye muri segondere nyine ubu atangira nabyo ibaze nyine ko abihereye mu myaka 12 mu gihe abandi babihera mu kane cyangwa abandi bakabihera muri kaminuza hari umuntu ujya kwiga computer science muri kaminuza yari yigiye ibintu bya programming nta hantu na hamwe yigeze ahurira nabyo agatangira kureba ukuntu ngo yakoze akantu gasirayidinga akavuga ngo hero Rwanda akumva ngo yakoze ibintu bihambaye afite nk'imyaka makumyabiri bimaze guhindura isura niba dushobora kubona abantu nka Rwanda Coding Academy biratanga umukoro ku bantu bari mu rwego rw'uburezi gukurikirana impano zose zigaragaye mwibaze nyine umwana wakoze ema radio ikintu yavamo aramutse akurikiranwe hakiri kare ntimutegereze rega abantu b'ibitangaza mu ikoranabuhanga tuvuge ntabwo ari uko bize mu mashuri ahambaye nuko bateranyije ubumenyi bahawe n'impano basanga abavandimwe bagiye bacikiriza amashuri Bill Gates yarangije kaminuza niko utekereza Boya bose n'ubari umurongo urasanga bari bose batuyoboye mu ikoranabuhanga nta n'umwe wageze nuko impano zabo arizo zashyizwe imbere kuruta hari abantu bibwira ko ba Bill Gates na ba Mark Zuckerberg nyiri Facebook yaje kugura WhatsApp na Instagram byose akaba biri under Facebook ntabwo gutya tubabona ari abakire ntabwo ari abantu ngo baje ngo bashore imari muri ibyo bintu nabo ubwabo ni abahanga muri byo ni ibintu ibitekerezo byabo batangiye rero ntekereza ko abantu bakwiriye kumva agaciro ko gukurikirana impano z'abantu bakiri batoya hakiri kare wagize amahirwe umwana akakwereka impano ye akiri hasi twakabaye rwose tumufasha reka twizere ko izi itangazamakuru riberetse ziri ku nkombo zavuyemo ATM machine zavuyemo moto ijyamo amazi n'umunyu kandi igakora ababishinzwe muziba hafi reka dufate akaruhuko gatoya